abanyamakuru n'abanyamupira nta bubasha bafite bwo kwiba minisiteri y'ingabo kuko nta hantu bari mufuka wabo begereye ku buryo bakoramo bari kujya kuri banki zabo. bivuze ngo ayo mafaranga yo kundi ruhande hari uwayibye, hari amafaranga yibye. uwo rero agomba kumenyekana, kandi uko bigaragara abanyamakuru n'abanyamupira nta bubasha bafite bwo kwiba minisiteri y'ingabo. bamerewe bateye Rwanda muri SKFM muri studio za 93.9. Lorenzo ati abanyamakuru ndetse n'abari abasivile nta hantu bahuriye n'amafaranga yibwe muri APR, atahubwo nuko bari gukorwaho iperereza. Naho ubundi tubivuze neza, bariya ntibagakwiye kujya muri banki za RDF ngo baratwara amafaranga. None se we ibyo Lorenzo yavuze si byo ra? kuko nta hantu bari mufuka wabo begereye ku buryo bakoramo bari kujya kuri banki zabo. Ntekereza ko bari mu ni ugutanga amakuru kugira ngo minisiteri y'ingabo ifate uwayibye, ikore recovery, inayagarura ihane abayibye kandi bagarure ya mafaranga cyane rwose. Lorenzo kuri kose agushize hasi ku butaka, abantu barumirwa. Aravuga ati none se ni gute umusivile ajya muri banki za RDF akazanamo amafaranga? Atahubwo hari ahantu hashobora kuba harimo umuntu wayibye nyine, ariko neza bikaba bitaragaragazwa neza uwaba warayatwaye. Akaba ari niyo mpamvu bari abanyamakuru wenda babafashe kubera ko nyine ari amafaranga yabuze muri kiriya gihe, akaba ariyo mpamvu bari kubatwara. Ariko ati twagakwiye gusabira bari abanyamakuru bafunzwe bakazava muri gereza nkatwe nk'abanyamakuru. icyo twakabaye nk'abanyamakuru dusabira abanyamakuru ni ukwihanganira igihe bisaba bakomeye cyane, kwihanganira igihe bisaba iryo perereza risaba no kubihanganisha kandi bikomeye. None se we nitwagakwiye kwihanganisha bari abanyamakuru kandi tubasengera umugani wa Lorenzo, tukababwira tuti nta sheni idashika wa mugani wa nyakwigendera Jay Polly. Ati nitwagakwiye kubishima hejuru cyane. Ariko ntabwo none se urajya kubabyinira hejuru ngo nibatema umvuto ngo birakomeye. Umunsi umwe bazagaruka kandi muzarebana nabo mu maso, bazagaruka. Nibagaruka batsinze watsinze aba ari umwere, nagaruka yatsinze ibyo wamuvuzeho uzabigorora gute? nyakwigendera Jay Polly niwe waririmbye ati nta mugabo umwe kandi yewe ngo nta n'umutwe umwe, ahari abantu ntihagakwiye gupfa abandi. Lorenzo nawe ati umunsi yavuye muri gereza uzabyifatamo ute? Amagambo wamuvuzeho uzongera uyasubiremo? Sam Karenzi nawe yunga mu rya Lorenzo aravuga ati wamuvuga utamuvuga ashobora kuvamo ejo nawe ukajyamo. None se ubwo bizaba bigushimishije ra? Uzabihindura none se ko nawe wigeze kujyana n'indege ya APR utazamukana muri iki kibuga cy'itangazamakuru, nawe ko wigeze kujyana niyashaka bashize icyaha n'igisaza nk'ibyo, bishobora no n'abagiye mu ndege ya APR nyuma y'imyaka 5 bishobora kuzagaruka bati hari amafaranga yanyerejwe. Nawe nibikugeraho se. Abanyarwanda ba kera baca imigani baravuze bati gusekana nuko guzanya. None se we wamugana abantu bari guseka aba banyamakuru ngo barafunzwe? Aho ngaho bibaramutse bibagendekeye ko nabo bagatabwa muri yombi. Karenzi ati ushobora kumva ibyiye 2025 ukumva baze noneho bari guhera 2010 ubwo wajyanye niyo ndege wese byatangira kujyanwa muri gereza, none kurimo useka ngo barabafunze. Urumva yuko hari ahantu rigane Rugaju cyangwa se Rikadi cyangwa se Anta baba barahuriye n'ari amafaranga ya RDF. Atahubwo twitonde ndetse tumenye n'ibyo turi kuvuga kuri bari abanyamakuru. Ati twagakwiye kubishima hejuru, ahubwo twagakwiye kubasengera nabo bakazavamo. Ati kuko ejo bishobora kubatwa wose ahubwo ko ndege usanga warayigiyemo ugasanga hari uwakoze amakosa muri iyo procedure, nawe ugasanga bibaye ngombwa kuza kubibazwa. Kurangira hakaza hano nabagiye mu ndege 2020 cyangwa 2021 ugasanga nawe watekereje ko ari 2024 gusa bakazakora procedure y'indege 2022 ugasanga uyirimo. Yego byose birashoboka,
bari abasivili 20 bafunzwe, nako ni 21 kuko Anta nawe yatawe muri yombi, ubwo baye musivili wa 21. Abo bose bari muri gereza, ariko nanone abo ofisiye babiri wasanga ari bo nyirabayazana bayo mafaranga. Ati kuko ni gute umusivili yajya muri banki ya RDF agakurayo amafaranga? Atariko nanone ni iperereza racyakorwa. Ubwo nyine mu minsi iri imbere ushobora kubona bavuye muri gereza hanyuma bagataha amahoro bagasubira mu kazi bakoraga. Abo muzi bose bafunzwe, ugasanga uyirimo. Hashobora no kuvaho indege rega, hashobora kuvaho indege ya APR hakagerwaho indege y'Amavubi cyane mu gihe kiri imbere. ntiwabonye paka iri kuvuga ngo amafaranga y'Sport n'amafederasiyo itorosha imeze nabi, miliyari yaragiye procedure y'ikipe y'igihugu. Noneho waraserebuye abaguye muri iyi ya APR na Minadef. ngayo nguko rero ibibazo nawe bitagwira wa mugani wawe abanyamakuru ba SKFM, buri wese bishobora kumugeraho. None se we wakwisabira gusengera aba banyamakuru bafunzwe ndetse na bari abasivili bakazava muri gereza amahoro? Aho ni wabukozera. Reka tubifurize gukomeza kwihangana nubwo bafunzwe, nyine biracyari pereza, ntabwo bari bafungwa. Ubwo ipereza nirangira tuzamenya ibizavamo. Nge mubanye muri aya makuru rero nitwa Vincent. Reka nkwisabira kunshigikira ukandi kuri buto subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajya ahita kugeraho mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.